Abakora kwa muganga barashima ko itegeko rishya rigenga ubuvuzi mu Rwanda ryagennye uburyo bwo kwishingira ingaruka zituruka ku bikorwa by'ubuvuzi ku bakora umwuga wo kuvura cyangwa se ibigo by'ubuvuzi bakoreramo. Jean Paul Maniraho na Joseph Mushimire bateguye inkuru irambuye. Abaganga bavuga ko kuvura ari umwuga ukomeye, ariko kandi ngo hari ubwo ugira ikibazo cyangwa impanuka bikabagiraho ingaruka zikomeye zakabaye zirindwa. Narengeye kuvuga ngo wenda ngo byaba byaratinze, ariko reka mvuge ko ari cyo gihe, kuko umuntu ashobora kuvura abantu 500, ibyo bikaba byaba ku muntu umwe. Kuba rero umuntu umwe yaba ikibazo cyatuma umuntu n'akazi akora ka buri munsi yabihirwa kubera ko wenda kwishyura. Abayobozi b'amavuriro bo bavuga ko kuba iri tegeko riteganya ubufatanye hagati y'umukozi n'umukoresha mu guteganiza ingaruka zaterwa n'ibikorwa by'ubuvuzi hari ikintu cy'ingenzi. Wasangaga yuko igihe arangije imanza kuko hakagaragara yuko umuganga yaba yarakozemo icyitwa ikosamo, byasabaga yuko umuganga yishyura, ikigo kikishyura yego, ariko n'umuganga akishyura ku giti cyiwe hafi y'imitungo yakaba ari ikoreshwa, kuko nta assurance zabagaho. Ubu rero iri tegeko rizafasha kugira ngo ari ibigo bya assurance bitangire gutanga izo assurance, noneho umuganga wo kugira ngo ubwo bwishingizi, noneho uwo muganga wo kugira ngo ajye gufata mu mitungo yasanzwe atunze, ahubwo ubwo bwishingizi bwe bwamurengera mu gihe ahuye n'icyo kibazo. Mu ntangiriro zo kwezi kwa munani, ubwo abadepite baturaga itegeko rigenga umwuga w'ubuvuzi mu Rwanda, hagaragajwe impungenge zishingiye ku mateka ateganijwe, harimo n'irigomba kugena ingano y'umusanzu buri wese azaba asabwa, nk'uko Depite Niyongana Gallican abisobanura. Mu itegeko ndiho mvuga ryo muri 2012 hari habaye navuga nko kutabona neza uyu musanzu mu bwishingizi ninde ugomba guhereraho. Ugasanga rimwe na rimwe iyo waganiraga nabo bireba barabiherereza ku baganga, n'abaganga nabo ugasanga birabaremereye ku buryo iri teka ntiryigeze rijyaho. Ubu rero babikemuye bavuga ko hazaba uruhande ingano y'umusanzu uturuka ku kigo cy'ubuvuzi n'uwo ku muganga, ariko kuri urwo ruhande rero rw'ikigo cy'ubuvuzi nagira ngo umenye niba komisiyo yarabiganiriyeho koko n'uhagarariye guverinoma nabo bakabyemera bakabigira byabo, cyane ko bifite nyine budget implication. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr. Butel Ivan avuga ko iteka rya minisitiri rigena uburyo amavuriro ya leta n'ayabikorera azafatanya n'abakozi bayo kwishingira ibyo bikorwa rizasohoka vuba. Yego, amateka yarateguwe ku buryo bizahita bikurikira amateka agiye atandukanye, kuko iri tegeko ni itegeko twavuga nka ari itegeko mbumbe rigenera serivisi z'ubuvuzi muri rusange, none amateka y'ingingo zigiye zitandukanye nayo akazaba yakurikira ku buryo serivisi nazo zitangwa bidatwaye igihe. Ababikurikiranira hafi basanga iyi ngingo izazamura ireme ry'ubuvuzi, ariko abakoresha n'abakozi ngo bazakenera kugira uruhare mu gushaka ingengo y'imari izafasha mu kwishyira mu bikorwa, kubera ko amenshi muri yo ari bwo bwa mbere azaba atangiye gutanga ubu bwoko bw'ubwishingizi. Jean Paul Maniraho, i Kigali.